Igikorwa cyiza nka kiriya cyo kugenda umuntu akagera ku matongo y'abacu, icya mbere ni uko tuba tunabibuka n'aho bari, kuko jenoside yabaye yakorewe abatutsi harimo no kurimbura ku buryo bageraga n'aho basenya n'amazu yabo, ku buryo hasigara itongo n'itongo nturusubire kuribona. Kuba umuryango JRG waramanutse ukagenda ukagera aho imiryango y'abacu, ni ukubaha akandi gaciro, kuko dufite inshingano zo kubibuka, dufite inshingano zo kusa ikivi cyanyu. Ngewe ubwanjye ndibuka umuryango wa Kanamugire Pascal na Nibagwire Jacqueline. Nibagwire Jacqueline yari mama wacu. Umuryango wa Kanamugire Pascal wari ugizwe n'umufasha we Nibagwire Jacqueline n'abana be 4, umwana w'umukuru Magnifique wari wavutse mu 1982, umwana we wa kabiri Pacifique, Patrick na Pascaline. Umuryango wazimye mu 1994 mu kwezi kwa 4, ubwo babasangaga mu rugo bakabanza Pascal bakamutemagura, bakamushyira muri toilette yiwe, barangiza agafata abana be n'umugore bakamanukana muri Muhazi, bakabatemagura bakabajugunya mu kiyaga cya Muhazi. Umuryango wanjye imyaka ibaye myinshi, ariko muri kure yanjye, ariko ntimuri kure yanjye ku mutima. Nk'uko igihe cyose nubwo nigaga izaza najyaga mbandikira ndi ku ishuri, ubu nabwo aho ndi sinabasha kubageraho, ariko mfite ibaruwa y'urukundo, mfite amagambo y'urukundo ndashaka kubasangiza, ndashaka kubasuhuza igihe kibaye kinini, kandi ndagira ngo mwese Pascal, Jacqueline, munsuhurize babyara banjye aho muri kumwe, mubabwire yuko nkibakunda kandi nkibahoza ku mutima.